njubu tuvugana nubwo bavuga ngo ndi umutinganyi ngo ngende umutinganyi sibyo ngo satani kabisa ngo umutinganyi ngo numugore wa Dumba njubwange ego reka mbyemere ko ndi umutinganyi sibyo ariko butuvugana niyo nama ndi umugore wa Dumba mutera kinyuma sibyo so mutera mu bitekerezo turvikana kwitaho biba byakunaniye noneho reka mbibemerere ndi umugore wa Dumba sibyo icyo nakundiye Dumba barakizi oya uyu nawe akaba mu Rwanda yegora reka manze niyame ziriya ndaya Dumba wo koko mu byuko Dumba icyo namukundiye nawe arakizi Dumba afite iminwa myiza afite amaribori meza turumvikana Dumba afite amaso meza afite munda heza afite inyuma heza kandi njyewe ubwanjye nimba ndi umutinganyi ndamaze babindike akabuno kanjye nibantobora kumva nibantobora bakankubitira sibyo bakanca umwoyo nkambara izo pampa nta kibazo ariko ndabiyamye bamvire mu buzima yewe ntago natuza muri aka kanya ndi kumva uri kigo nakoresha ngiye ngomba kugiza ukuri nawe ubwawe wize nanjye ngo ufite ikurengera nanjye ngo niba ufite ikurengera ni wize habe ni ya muntu wa mbere ahubwo wibasiye abandi bagenzi bawe nawe jye umenya ko nta discipline ugira rero ndakubwiza ukuri kasije muhaye ukuri ariko kuzajya ahora yirobeka ngo bazajye none se bava we gute nta mashuri afite hagije urabizi ni wize na n'uwambere murakoze cyane nabizi ko nawe nta discipline ugira nayo rata ntayo aho uri ikigori kibaho ndi igicucu nese nge naguhakaniye aba ngaho ni butuko nk'uyu aje kwendika yes nizere ko mumeze fresh nizere ko mumeze neza mwayikaze mu biganiro bitandukanye bya Wisdom TV kora subscribe niba utarayikora nawe twibandira vava umeze neza ndashimira Imana ko witonze cyane yitonze sibiki abana witurije nagutuje ni imvura yaguye imvura yakunyagiye se mu makaro se mamwumva imvura yiriwe yakamejeje mu makaro se imvura mamuyumva mu makaro se niho batumva imvura ajya nago mamuyumva ye mu makaro umva turayumva da meze neza ariko meze neza na amahoro muri minsi ugiye mu biki cha nta birenze tu abantu babagukumbe nago abantu babaguherutse cyane baragiye ukabura Tibrese samezate arahameze neza na yego ariko ngusigaye ngutukana cyane nukana nande Vise ngo sigaye ngutuka abantu ngo nta cyamfura ngo kigira nukana nande nyine Tabizi ariko bamugana abantu ko bakubwiye nawe bajya ngo utuze wowe baje bampa amahoro ngiye nabasabye amahoro ntakajya hagira umuntu ntesha umutwe abantu kuki basigaye bakwibase Rani satani yabatumye bazahibwire ko batambonye none se wagiye ubihanganira wowe ese ko wihorera akanwa karya wihorera akanwa kavuga umuntu azajya akubwira nawe uzagize umusubize wihorera akanwa karya ni wihorera akavuga umuntu azajya akakubwira nawe uzagize umusubize wamushubije kandi wenda utabigizemo n'uruhare wowe cyane umva ko wamugana ubundi hari umuntu wari wasubiza atakuvuza umva nge nawe njya nendereza ariko nge nanga umuntu umbwira nabi sinshobora kwiyenza ku muntu ariko nge nanga umuntu nyiyenzaho hari nk'umusore nabonye kwa Maniba arimo kwigisha ngo ibintu by'ibyongereza ngo by'ibyongereza wa musore wari kumwe kagahungu kavango karaducanga mwiki nakabwiye ntari kwibeshya wa mafuti ugira uwo ukoze urushyi hano warugahita karaducanga mwiki umuntu wareshya nawe wicaye ngo aragucanga mwiki agiye kubona mbona urakayoye ariko abantu nibo bakwendereza ubundi abantu nibo bakwendereza tuba turi gutwikata nta mutima mubi ese umugani hari abantu bavuga ati abantu bavuga ati wenda se wabonye ko ntuza akanyombya mukubise mikoro mu mutwe avuze ngo ni injiji rero abantu bakora ibiganiro mujye bajye bashyiramo ikinyabupfura ko gufata umuntu umubyeyi kuri ukavuga ngo ni injiji ntago ishuri yigamo rimwigisha kuba yakubaha ukuriya kandi nibangana
ukwiye rero gushyira ikinyabupfura mu bintu byose uri gukora apana gufata abantu muri gukorana ibiganiro ngo batuke ntabwo ari ku rugero rumwe n'akanyombya ataba n'akanyombya akabana yaka amamvu nimwe yo kumwita injiji kuko umuntu wese utagaburira ukaba utazi aho ataha ntiwamusuzugura kandi iyo wamugaburira amubwira ati umva igendere ariko ntiwamusuzugura ibyo byawe akabireka wa mugana ataje guteza akavuyo rero gukora ibiganiro ugafata abantu ngo ni injiji ngo ni inzanga wenda se mutari buraga cyangwa mutari yakanasanze turi kumuvuga barimo bakuvuga ngo musigaye mumwendereza yakaraje koko abisubiremo ntago gufata umuntu ngo umwite ngo ninjije muri mu kiganiro mutabivuganye ibyo ntago ishuri bigaho ribatuma utagira ikinyabupfura ariko Kanyombya ari yaka nta mpamvu rimwe yo gufata umuntu ngo uvuge ngo wicaye hagati y'injije ebyiri byose ni ibiki niyo mpamvu uhita umusubiza se ukamutuka we wajya umwihanganira hari igihe asanga nawe ufite umujinya nongere mbisubiremo ibiganiro abantu dukora ukwiye kubishyiramo ikinyabupfura ari uruta ari uwo mutangana nyine mbese ukamenya uko ubaganiriza kuko ntabwo wakicara hagati y'abagabo babiri yewe nagutuse ngo iki ariko mana we yakasi wowe ntabwo wakicara hagati y'abagabo babiri ngo uvuge ngo nicaye ngo hagati ngo yinjije ebyiri ese wowe kuri umunyabwenge wowe wakoze iki mbese yakanwa ko wamututse yanutse kwa Irene uri kumwe na Joyeuse Joyeuse duherutse gukorana kwa Irene ryarira ni kera waravuze ngo ndimbwa ntabwo ntatwigeze tuvuga kuri imbwa ntabyo nzi njye simbyibuka njye ntabyo nzi yakanta ari gutwika ahangaha yakaba yatwikaga abari gutwika ngo waramututse da ngo ntabwo ngo agishima ngo kinyapfura cyawe ntabyo nzi njyewe ariko nyine tukivuga nyine ko warigiye wowe nawe bari burage wowe oya nta buraga usibye na Vava ndavuga nabo bose niba uri kuganira n'umuntu ukwiye kugira ikinyopfura mu byo uganiramo nabyo nta mpamvu nimwe yo gufata abantu ngo uvuge ngo ninjiji se namunagana ntabwo aba ari hataje ako mugani ntabwo umuntu akwiye kwita injiji wa mugani kuko umva nawe ufite ubwenge kandi umuntu wese ufite ubwenge wigaburira akitunga uwo muntu aba ari injiji oya noneho na Kanyombya ni mukuru kandi yaranize ni umuntu mukuru cyane umuruta ntabwo rero biba byoroshye ako hari igihe wenda umuntu azaha wenda agakora ikiganiro ajya ngo ni burage ariko bikanjye arenze burage ariko se burage yo gutuka abantu ni burage nyabakiwe burage yo gutuka abantu nk'urugero nka Jennifer ntazima ntaramubona na rimwe aje koza ikiganiro aramututse neze buriya aba yumva ari kwikura ibiki ariko mugani gutuka umuntu mutana ari kumwe ako se nawe kujya ubatuka mu kiganiro gusa mu kiganiro ese nawe ko usigaye ubatuka nzishyura uwashomboje njye ntawe kariya kagabo kagufi wari ugahitanye ariko niko kari kakubanye nawe kujya akora ibiganiro ngo yakubita abantu akubita ndetse yabyaye indese ako kagabo uri kuvuga ntakubita nde kabyaye hari iyo yibeshye se akareba ibimubaho yaza kwa Yesu yora ariko usigaye ugira umujinya cyane iyo yibeshye akareba ibimubaho baba batumye kurwana cyangwa baje gukora ibiganiro ngo bamamaze ibyo bakoze kusigaye ugira umujinya cyane njye ntakazagira ibintu zabyirirwa zabura umugabo usigaye utuka abantu usigaye bakubita ubwo nzaba naramutswe kutamubona hari igihe nyine ubona abantu baganira cyangwa hari igihe nyine ubona niba umuntu aje mu kiganiro akwiye kujya baseriye n'ibiganiro bwoko cy'ubundi koko mu by'ukuri mbese ntabwo uratuka umuntu wowe utayiseriye ibiganiro by'ibitutsi aba ari ibiganiro nyine atari seriye ariko se wicarane nawe umubwire ngo ninjiji muri kumwe ntabwo ari byiza keretse no kumutuka muri kumwe keretse iyo agushomboje ukagira umujinya aho kwifata ukavuga ngo ciye hagati ngo yinjije ebyiri ntabwo biba biri buguhire pe bari abantu bagomba kurakara agomba kugira umujinya noneho ngo hari amazina ngo abantu basigaye bakwita ngo nuyishimire ayaheze ngo dore imbogo ngo yewe iriya ni indirimbo naririmbye ntabwo ari izina ryawe ntabwo ari izina ryawe indirimbo yitwa dore imbogo ntabwo ari wowe ubyitwa yewe nitwa ku ndangamuntu yanjye Valentina n'ubu niko nitwa rero ririya ntabwo ari izina ni igihangano nakoze kiramenyekana cyane ariko si ryo zina ryawe umva iyo umuntu ari kwisa umugani yaba kwisa indirimbo ntabwo twumvikana nawe yewe kurumva niyo wamenyekaniyeho cyane mbese ko ari indirimbo ivamo amazina y'abantu gute ega ngo sinzi igitifu wacu sinzi ibyo yandikaga ngo abantu baramubwira ngo niyandike dore imbogo se ngo ni izina ngo dore imbogo se ngo ninde rero ntago indirimbo ijya ivamo amazina y'umuntu uyu muri iyi minsi ubuhugiye mu bikiza
tumaze iminsi dukora indirimbo z'amatora. Z'amatora. Amafaranga y'amatora watangiye kuyarya? Reka nayo da. Eh. Amafaranga y'amatora asaba hehe? Cyangwa se barabishyura? Bishyura bande? Bakoze indirimbo. Ntabyo uzi? Ntabyo nzi rwose. Umuhanuzi Noheli ngo warumukubise. Reka Noheli nawe amenye uriya mugore ko yihuriye n'ibibazo kandi uriya mugore ntibangana. Uriya ni urusoresore ni umwana ni urubyiruko. Uriya nawe ni umubyeyi. Ni ukuri tujye tumenya urugero rwacu. Kuko uriya mubyeyi ni ukumwubahuka no kumuhangara. Kandi niba niyo mpeta Noheli yarayirose yazaga kugenda akabimubwira. Bakaba basohokana bagasangira agafanta akamubwira ibigendanye n'inzozi yarose kurusha guhera ku wa mbere akora ikiganiro amuvugaho kugeza ku wundi wa mbere. Biriya tubifata nk'agatwiko niyo byaba ari byo. Ntabwo babifata nk'aho ari byo kuko biba byamaze kuba inkuru zo kuri social media. Noneho bimeze nk'ibya Joyeuse. Joyeuse nande? Na Juno. Yego. Biriya ni nko gutwika pe, ni nko gutwika kuko uriya mama yihuriye n'ibibazo. Uriya mama arapfakara. Umubyeyi ubyaye nimba ari 4 niba ari 3 sinzi imbyaro ze kuko sindagera iwe ariko ni umubyeyi nyine ukwiye kubahwa ntago ari mu rubyiruko. Ntabwo angana na ba Noheli ari ku rugero rwe nasi akaba ku rugero rwiwe. Ngewe rero mana mu byukuri nkunda kumenya urugero rwanjye pe. Izo nzozi niyo wazirota burya ntuza nkubivuge mu itangazamakuru ubwira uwo waroteye. Iyo bigiye mu itangazamakuru bisanga nyine ari inkuru nyine zo gutwika tu. Nongo Noheli yipashe muremure. Gutwika dayashakaga kwitwikira. Ngira ngo amenyekane. Imana ze yamuhaye impeta n'Imana nyahehe n'Imana yo kwa. Kuva gukora Imana yimubwiye. Kuko se ko nagiye mbona umumama aza gukora ikiganiro wa mumama nkunda ubyibushye ufite umugabo we. Bakoreye ikiganiro ku rugendo ngo yaragiye gushyingirwa ngo azamuka mwiruka inyuma ngo agenda amutereta inzira yose. Reka. So wabonye yakoze ikiganiro. Bagashyira na foto yiwe ngo ari ku mazi. Ari ku mazi. Noheli rero nuwiri wacu Nyamasheke mu kirango. Buriya. Nta munya cyangwa ujye umera kuriya rwose bari yabo barahenze. Reka se baba bari gutwika. Nako ngo namushurindagira. Noheli ari mu kigero cy'urubyiruko agomba kugira urubyiruko ateretana narwo bangana. Uriya mubyeyi ntago bari ku rugero rumwe ntibangana. Nukuri. Arese urukundo rureba imyaka. Urukundo ntago rureba imyaka ariko nakomeje kuvuga ngo niba Imana yagutumye ku muntu si ngombwa ngo uhere ku wa mbere umuvuga mu bitangazamakuru. Uragenda mugahura mugasangira ku gafanta ukaba wamubwira ibigendanye n'izo nzozi warose. Iyo bigiye kuza mu bitangazamakuru biba gatwiko bikaba n'iki bikaba showbiz nyine y'urwenya tu. Ese inzozi ni ubuhanuzi? Nje ntago mbize nge simpanura. Gusa kurota aho nshobora kurota ikintu nkaba nakibona. Rero iby'ubuhanuzi byo ntubimbaze simbizi. Nese ubibona yaragamije iki? Yaragamije gutwika, yaragamije iki se nyine? Akintu gitwe twikubona bitazica ibintu byinshi. Sha ntago biba ari byiza ariko nukuri bajye bihanganirana pe. Bareka abantu kuko niba hari umuntu wahuye n'ibikomere nasi. Ubwo rero agiye no kujya yishyiramo urusaku rwo muri social media byamugwa nabi. Nese nuri kuyavuga ko bavuganye ubwo yarabeshyaga. None se ko bahamagaye Asiya harya n'indera wa munyamakuru wemenyawe. Kuyahamagaye Asiya turi mu kiganiro akavuga ngo ntago amuzi. Asiya yaravuze ati ngiye umuntu witwa Noheli simuzi. Naba na Joyeuse barahuye cyangwa se bari bose n'urubyiruko mana mubyeyi barimo. Ariko ndi n'umubyeyi. Yumvikane ko barangana. Mama we. Barangana Joyeuse na Juno bari mu bose n'urubyiruko dari kuri yawe rwose ngiye umuntu ubyaye kane ndamwubaha. Yakwamugana umva umuntu ari umuntu mukuru. Ni umuntu mukuru regasiya nawe ahuriye na Noheli. Nukuri Noheli najya amenye urugero rwe. Kandi rero Imana niyo yanamumwohereza hose kuriya yaza. Agomba kumusanga kamusohokana akamugurira akantu bakaganira bucece. Ntabwo ari ngombwa ngo use gutangaza ibintu bitahari. Ntabwo ujye ubona umusaza washatse umukecuru cyangwa umukecuru. Oya n'abana barabashaka basaza. Ugasanga umusaza w'imyaka 50 ashatse umwana w'imyaka 20. Ariko noneho se ko atabishyize bwije akabizana ku itangazamakuru. Yitwa gatwiko da. Bitabihinduka gatwiko. Ako wamugana urumva yo bita biba gatwiko. None se sibyo biritwa gatwiko. Ako nawe ngo waje utwika. Naje ntwika nese. Melody waratwikaga numva gutwika byahoze. Umva ngerera kubwira Bruce Melody ngenda umufana wawe mu cyaro najyaga mbagara imyumbati numva indirimbo zawe. Bitandukanye no kuvuga ngo nakurose ngo nyambike impeta mwana ama. Nukuri biratandukanye pe. Biratandukanye ibyo binako wamugana. Biratandukanye bro n'umusaza atinya nyine rwose. Umuntu agira indotarota.
kandi njye si kari agatwiko namufanaga rwose indirimbo ze nizo nakundaga kumva zimwe nkanaziririmba uko zitari zimwe nkaziririmba nyine nkazishyiramo ibindi bice bitarimo nuko ubwo rero ntabwo guhura n'umuntu ngo yamubwira ati nyaboneka ungurira ako karahani nanjye ne kuzajya ngufana ndi kubagara njye ndoda bitandukanye no kuvuga ngo narosa nyambika impeta kandi wowe nyuma yaho waje guhita ubivamo none se njyewe sinjya nkunda gutwika mvugisha ukuri ku kintu nkakubwira ikintu uko kimeze bindi byo gutwika byo kwiyemera no kwishyira hejuru kwana urwo rero bajye bagira bamugana ahantu bagarukira bajye bagira aho bagarukira rega no kuri uriya mubyeyi yahuye n'ibikomere pe ariko wa mubyeyi wamugani yaragowe yaragowe buri munsi bose basigaye bamwipimaho na za marine zose nukumera nka wa mugabo wasanga urugo rwa paka rutahwa n'imbwa zose aho waba umwise imbwa ariko barabivuze rero n'ikiganiro ngira ngo yarakibonye bamwise imbwa ako siko nabonye na Mansura n'umuhanuzi nyabakibwa Mansura ibyo kumansura byo nago twamubuza kwishimisha igihe yagiye mu kabari n'uburenganzira bwe ya Mansura yakikuramo imyenda n'uburenganzira bwe ntago twamubuza uburenganzira bwe ariko n'ukuri uriya mubyeyi bajye bamuha gahenge n'ukuri nuko ngo wowe icyo udashaka nuko wenda umuntu aza gukinira ku mubyeyi oya nimba umuntu yarahuye n'ikibazo aba yarahuye n'ikibazo no kumasura ko n'ukuri n'uburenganzira bwabo bajye bamasura n'akazi kabo agusubwa bahanuzi bo Mansura bo ni bwoko cyavuye ibya Claude ngo yaryamye na Mutesi izina ry'Imana nyine nta wabatandukanye ariko numva ko niyo waba uvuga Imana waramutse ugiye ahantu mu kabari ukaba wabyina ukenjoyinga bakaba bagufotora ntago bivuze ko Imana itagutuma kandi wibuke ko hari ijambo rivuga ngo murebe mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora aho ho ntago namutera ibuye kuko ab'Imana ituma bose siko bari intungane rero iramutse imutumye kuri Patrick cyangwa ikamutuma kuri Vava nyuma agasubira mu gukora icyo akunda ntago byagucira unkenda ushobora kuba yikundira kubyina kenjoyinga ariko n'ijwi ry'Imana rikamuza akaba yahanura ikintu kikabaho oya nasuga umunyabyaha yahanura hari ijambo rivuga ngo murebe ibyo nkora mwumve ibyo nkora murebe ibyo nkora byanditse se rirahari iryo jambo n'abasa pastor bose kuri iryo jambo ridahari ntago Imana nta ntungane ngo ni ntungane bwira 17 ayo magambo yose arahari rero kuba yamutumye ku bantu bayo ikamutuma ijambo ryayo ntago bivuze ko yareka kwishimana n'uwo mukobwa ngo babe babyinana igihe yavuye muri ubwo buhanuzi kandi rero banamufotoye amafoto bakayakwirakwiza we nta kintu yakora kuko bamutunguye igihe yari yishimye barabifotora kandi atanashakaga ko bisohoka bashobora no kubikora bamutunguye we yarari kwenjo atarabizi ubwo rero bakamufashe video harimo Mansura nago wajya ngo mutera ibuye ngo numumasuzi ngo ni indaya ngo ibiki kuba yafata umukobwa runaka bagasohoka bagasangira fanta naho bihuriye no kuba yavuye mu rusengero kubwiriza ijambo ry'Imana ariko nyuma yaho naje kubona n'abandi bantu ngo yateye inda barimo gukora ibiganiro oya numvaga ko ari ukuri ibyina bisanzwe no kuririmbaho iyo hajemo gusambana no gutera amata biba byihariye biba byabaye ibindi bintu bagakwara ukubyina nyine kwenjoyinga nkuko wajya nka kwibyinira tu bakaba bafata akavideo bakakashyira ku mbuga nkoranyambaga mu bintu utazi ariko iyo hajemo gutera amadano kugite biba byabaye ibindi bintu biba ari ibindi burya n'itorero rirongera rikakubatiza ubundi rirongera kubatiza ese nk'abare ba Claude na Mutesi ko bavuga ngo twararyamanye ubwo niba bakeneye kubatizwa ese Claude na Mutesi bigeze bavuga ko baryamanye Mutesi ko yabihakanye Claude yarabivuze yaramubwiye ngo bajyane igitaramo ngo aramugurira ikanzu n'urukweto baranga Mutesi yigeze abishimangira ngo avuge ko byabayeho wowe kandi yaravuze ati Claude yabati niyihane twarabikoze Claude se ubwo niki ko atari gutera urwenya ko ajya ahinzanya cyane gatera yaratwikaga nawe amaye ibintu byitwa gutwikona bitazica societe Claude akunda kwigirira urwenya ni umunyabitendo wibereye aho ngaho no unasobanura mu pasteur ngewe ntago nzi ku rusengero rwiwe sinari yanambwiriza na rimwe ariko icyo nzi nuko ari umuntu wigira urwenya tu ariko nta kibazo cye umunyabitendo none se ubwo ngubwo ibintu byitwa gusenga kuyi minsi none abantu basigaye bazaza babwiriza ukabona umuntu wamugane no umunyarwenya ubona umuntu wamugane no umansuzi nkuko bivuze ibintu byitwa gusenga abantu nibaciye Imana amazi njewe rero njya nkunda kujya imbere ya Yesu bura Yesu ni umwana mwiza cyane yanga umuntu beshya burya nimba uzi ko ushoboye kumasura genda wimasurire
azagukorera ibyo ashoboye nk'uko ari inshingano ze ku kiremwa muntu. Sorry kuba mbinjiriye kabisa kuvuga ngo abantu batagira indiscipline, hari abantu bataye umucyo, hari ibitutsi nawe mba maze igihe nkumvaho bidasanzwe bikomakobeye. Ese bari abantu bamutukana babagushota cyo bwasho. None se uzi ngo numbwira ngo ndi ikigoryi nzabona ubwenge bwo kwihangana ngo ne kugusubiza ngo nawe uri ikindi. Jewe uyu muntu shoteye nongera ndi umunyamahoro pe ijana kwishana. Kandi bava n'umushyushya nawe urajya muri abo. Yewe sinakwizera nawe ubwawe. Niza kuba wiyubaha. Niza kwiyubaha wagakwiye kuba nawe wababwira uti reka ubwanjye niyubahe sibyo ntawe ugira nko kundagize sibyo. Reka tubanze dukore ikiganiro. Patiri nibyo narindi kukubwira. Nimba uri pasitoro hari imirimo ukwiye gukora y'aba pasitoro. Ariko umusore wamawe kuri akagera. Hari abantu bitisha agaciro nabo bayitisha agaciro. Kubera ko abayanganye nabo. Bari abantu bavuga ngo uzafatira igitoroshi mu muri ngo mu gitsina ngo cyanyina ngo. Oya bari abantu bona akazi kabo ariko Barese babayesha agaciro oya akakanya ikintu ntahakana ntago wabona imbaraga zo kwihorera umuntu wagututse ushiduka wamushubisha. Ariko ikibi nuko hari uwo washota. Ntago nakubesha sinarya indimi. Ikibi nuko hari uwo washota. Nuko wanze kuvuga heze mu ndani. Ntago umuntu yagutuka kuri wowe. Abayahanganye n'abakobwa. Umubyeyi rero nta nubwo nigeze mubona. Hari abakobwa yaje gutukanira kuri shopize. Harimo ba Jackie, harimo na Baisha. Nahanganye nawe gute? Bari abasamba ibiceri desa. Nyine nababonye shawe yibasebye. Oya sindi kubasebye ariko ni ibintu ngenda nababonye. Azagutukuzume. Azakagumba. Uriya nawe twahuriye. Azagutuka umubyeyi wawe. Ngo satani, ngo satani kayusi ngo numutinganyi. Urabihorera. Nanjye ndi umutinganyi. Ese ko basambanira desa. None ngiye wigeze ubona nkora ikiganiro n'abatutse nahanganye nabo. Nese umuntu wabonye tutse kubande. Uko bigaragara kose barabashaki baranabivuze baravuga ngo bajuwayeze ngo navava ngo niba ngo arukubama ko mukora indirimbo za comedy ngo harya ngo nukugira gute mwebwe mukora indirimbo za comedy ntago uri umuhanzi bava umva ntago ndi umuhanzi ntago uriya mwana w'umukobwa namutera ibuye ntago wahamagara King James cya The Ben uhamagare Vava njewe naje mu rwego rwo kumenyekanisha impano yanjye ntago wahamagara Knowless Butera ngo azasora umusoro wa miliyoni 4 nanjye Vava ngo nzisore. Okay Vava reka nkwisebra kantu kamwe sibyo njye ubu tuvugana nubwo bavuga ngo ndi umutinganyi ngo ngende umutinganyi sibyo ngo satani kayusi ngo numutinganyi ngo numugore wa Dumba. Ntago wita ku bantu njye ubwanjye ego reka mbyemere ko ndi umutinganyi sibyo ariko ubu tuvugana niyo naba ndi umugore wa Dumba mutera kinyuma sibyo so mutera mu bitekerezo turumvikana kwitaho biba byakunaniye noneho reka mbibemerere ndi umugore wa Dumba sibyo icyo nakundiye Dumba barakizi oya uyu nawe akaba mu Rwanda Vava yegora reka manze niyame ziriya ndaya Dumba wo koko mu byuko Dumba icyo namukundiye nawe arakizi Dumba afite iminwa myiza afite amaribori meza turumvikana Dumba afite amaso meza afite munda heza afite inyuma heza kandi njyewe ubwanjye nimba ndi umutinganyi ndamaze babindeke akabuno kanjye nibantobora rikumva nibantobora bakankubitira sibyo bakanca umwoyo nkambara izo pampa nta kibazo ariko ndabiyamye bamvire mu buzima. Vava ngiye ikintu nakubwira nawe jya ushira mu gaciro wiyubahe ntukagire nkukundagize nimba umuntu agututse ngo uragapfusha bene wanyu cyangwa ngo urakaryamana n'umusazi cyangwa ngo uragapfa wiruka witwaho sibyo nawe jya uhita umubwira uti Imana iguhumugize sibyo ariko byagenda kose nge inama nagira Vava nawe wararindagiye kuba ubu yaba ari we babwe ngo azamurikanye n'inshi n'imigeri yari kubishyiramo nawe wararindagiye reka nsige nkubwiye urumva nutava mu buyobe ngo ureke guhangana n'abasazi ubwo nawe uzabura umusazi mwese muzamuri bamwe oya ntago nakwizera nawe ntago wuzuye Vava nawe dore imbogo ntago afite akabazo mu mutwe ntago yuzuye genda bivuze amaze kugira inama none ariko urumva ko mugani hari ibintu umuntu avuga ukumva nawe hari ibintu nyuma nk'uyu nguyu atanga ngo akugira inama ariko urumva kuma nawe arimo aragutuka urumva ubu nawe ariko ugira ubutumwa umugene ngewe rero Vava Patri navuye mu ntara nshaka kumenyekanisha impano yanjye urumva buriya nkunda umuntu witwa Irene cyane
Irene yarambwiye ati rero Vava ntago uzabura kwisaba kwanga ntuzabura nabagukunda ntuzabura ukubwiza ukuri ntuzabura n'ukubeshya nta kintu ushobora gukora na Yesu ari umwana w'Imana baramubambye bamumusasi rero kugira ngo umuntu azakora ikiganiro kuriya avuge ngo kuri ba Jackie aze yatuke ba Jackie ngo baravuze ngo nabatinganye ngo niki narangiza ngo Vava ngo nta bwenge agira bariyura ubarebesha amaso ukabihorera ukafata nk'abasazi aho kukareba se ikintu nakoze umunsi ikinjije 10,000 ese hari inka ngezeho ese hari ihene ngezeho ese inzu y'abandi nayishyuye ese nabashije kwigurira amavuta ese mama sinkimubaza mituweli akaba ari cyo urebaho kurusha ya magambo naho nujya gushyira amatwi amagambo abantu bavuze uzanasara naho ze mvuga ngo Asiya yarakoze kuko ataje kubitangaza amakuru ngo yishinge mu magambo nakore ibiganiro wowe urakomera ukareba ikintu wakuye kuri showbiz ukareba se byakugira inyungu ikintu wakuyemo hanyuma mu ruhande rwa ba Jackie na Bagasaro ibyo bavuga n'ukuri twe turi abantu bamenyekanishije impano zabo muri showbiz ngiwe buryo sinjya niyemera mvugisha ukuri ntabwo wafata Bruce Melody ngo ufate Rakifaye ni wafata Knowless Butera yewe ntago natuza muri aka kanya ndi kumva uri kigo nakubesha ngemba ngomba kugiza ukuri naho ubwawe wize nanjye ngo ufite ikurengera nanjye ngo niba ufite ikurengera ni wize habe ni ya muntu wa mbere ahubwo wibasiye abandi bagenzi bawe nawe jye umenya ko nta discipline ugira rero ndakubwiza ukuri kasije muhaye ukuri ariko kuzijya hora yirobeka ngo bazajye none se Vava we gute nta mashuri afite hagije urabizi ni wize na n'uwa mbere murakoze cyane ndabizi ko nawe nta discipline ugira nayo rata ntayo aho uri ikigori kiwo ndi igicucu nese nge naguhakaniye aba ngaho ni butuka nk'uyu aje kwendiki oya ngewe rero abantu nibyo maze kukubwira abantu bo muri showbiz ugiye kubiha gusubizanya nabo ugiye kubiha waba wabuze icyo ukora n'icyo umuntu araza akagutuka ukikiriza ukigendera maze iminsi hari umuntu nasanze kwa Bagti Dr. M tumboneneho no kumwamamariza akora indirimbo neza abantu bafite indirimbo bajye bazaze bakorera mfite na nimero ziwe turaza kuzimo yarambwiye turova ngiye narizi ari kwiga ikiciro cya 3 cya kaminuza yiga rowe nyine ibintu by'amategeko yarambwiye ati Vava umutora kumuhamagara ngo ndi igicucu nkitabo ukamwikiriza ati kandi narizi akamamagara ati wagicucuwe nkitabo kandi naragize ne ati iyo umuntu ari umusazi aba ari umusazi iyo ugiye guhangana nawe rero nta kindi umusazi akora nuko gusiga amabyi no kugukubita amabuye nicyo umusazi agukorera none rero uriya nawe ndi umusazi yaje akavuga nyine uramwihora ugacisha bugufiya ukareka akagenda ugakomeza akazi ubu nkanjye naje hano nza ngwe n'ibihumbi 5 ninjya guhangana na wa musazi urumva ndabicyura ntago ndi mu bicyuri uramwihorera niba wenda ujye uvuga wenda ngiye ahantu wenda ni 2,000 ngiye kureba uradiringa n'ibyo bibiri byawe ari byo naje nje kureba nkamenya ko gaze ashize nkamenya yuko bya bintu byo fawo rero ngo umuntu ngo waravuze ngo ni nguri igicucu ashaka kukwendereza uba wamubonye kare warangiza ukagira gute ukituriza nibwo bwenge bishoboye gututsa uri buze guhita umurongo rya 10 waruje kureba ugahita urisiga cyangwa ibyo 5 cyangwa ibyo 2 ukabisa kubera yuko burya umuntu aturuka hari satani ituruka hari ubundi wamenye ko ari yo ukituriza nyine ugacesheka ibyo avuze byose ukikiriza ukamwereka ko nta bwenge ufite kandi nyamara ubwenge buri gutekereza kuri ya note 10 wayicumuje gucyo uri gutekereza ati mu kimi ashiramwo 3 none abikura hehe we agasanga wibereye mu mibare yakazanwa no kukwita ikigoryi ngo nta n'ubwenge ufite uri mu mibare wibereye mu mibare yawe kandi imibare yawe nayo itarimo guhura ubwo rero ukituriza ukabihora rero showbiz nakasa mutwe wumve ngo nakasa mutwe ariko iragoye ngira ngo iragoye ariko ngewe icyo ntareka kuvuga showbiz yingiye amafaranga nakoreraga ku munsi imbere ndi mu cyaro yabaga ari 1,000 gusa twabonaga amafaranga menshi twakoze mu nganda zo gutora amakahwa icyatanu nabwo ugahembwa iminsi 15 irangiye ariko aka kanya ushukanshikuza mikoro ukambwira ngo ndi ikigoryi nizeye gukorera inote y'10 urumva nabiha agaciro muvandi nawe byabihuriye nta gaciro nabi birumva yo bisaba gucana ku jisho abo bantu kajya bakati nta gaciro nabiha na gatoya ubuzi ikintu twaroherejwe message n'abantu benshi
tuba twaratutswe n'abantu benshi tuba twaraciwe intege n'abantu benshi ahubwo reba ngo ikintu ukora uvana mu iki nicyo kintu abantu bakwiye kujya bitaho kuruta amagambo kera najyaga mama yajyaga atubwira ati rero dukunda perezida cyane ati kuko atwishyurira mituweli akaduha ibyiciro dushoboye ntese igihe azaba atakiyishyura mituweli bizagenda gute ati Imana izaba yaraciye andi mayira ubwo ni ngewe wishyura ya mituweli y'iwacu mu rugo iwacu turi abantu 3 akaba ari ngewe uyishyura 9,000 amafaranga nyakura he hano muri showbiz rero wowe ureba ikintu ya showbiz kumariye nta mamodoka dufite nta ma etage meza dufite ariko hari ibibazo bimwe byari byaratunaniye bito ariko bigira gute bikemuka ubwo rero rwose wowe ushaka kwiyubahira umuhanzi Bruce Melody uzajya ugenda umwubahe no ku rugero rwanjye ngewe Vava Rwizimana yemera hari icyo bikumariye hari icyo mbona ntari nshoboye ariko urumva wamugana ikintu kiriho cyiza urumva no kumenya ikintu ushaka kumenya ngo ndashaka bafata abahanzi bakomeye ngo babagereranye n'abandi bamenyekanisha impano zabo ntabwo imyanya y'abantu ingana ntabwo indangagaciro z'abantu zingana ariko buri wese afite indangagaciro ye kandi buri wese akagira urugero rwiwe ngo ntabwo uri umuhanzi nicyo bivuze baragize amahirwe ukamenyekanisha impano yawe nimba ari 10,000 Imana ishaka kubona ukabibona ariko bitavuze ko uzabona ya miliyoni ya DBN ngo uzabona yawe ariko ntabwo wabona ya miliyoni ya DBN rero icyo nshaka kuvuga wenda kuri bara yaraje avuga mu biganiro ba Gasaro nabo ngabo ba Jackie je mumenya yuko abahanzi batangana abahanzi ntago bangana hari umenyekanira muri iyo comedy mugani hari n'umenyekanira kuri iyo stage ikomeye ariko bose bakitwa iki abahanzi bafite impano ariko ntago tunganya mu mufuka cyangwa ku gaciro ariko iyo umuntu aje akavango ngiye namenyekaniye ngo mu butinganyi rimwe na rimwe nagiye umuntu amenyekanira mu bintu bibi ngewe rero ntago njyaho bari abantu batinganye ngo mbavugeho cyane kuko sinjya mbabona nk'urugero bavuga uriya mudamu Ndera wa DJ Brian DJ Brian ubusanga amajwi avuga ngo DJ Brian ni umutinganye DJ Brian sinigeze mbona aho yasezeranye n'umugore DJ Brian sinigeze mbona aho umugabo amufata anavuga ko afite umugore bakundana sinigeze mbona aho umugabo amufata avuga ko ari gusomya umugore we ngo abe yamurega ibintu bigaragarira amaso y'abantu bya bintu rero byo mu mfufu nahagazeho by'ameshi ngiye burya ikintu ntahagazeho sinjya ngitangaza ni ukuri ikintu ntahagaze ku maguru abiri ngo mvuge ngo cyabereye harunaka yarahari ni mu mubazi sinjya ngitangaza none si ibingibi byo kuza umuntu nyine akabyemerera amagambo nyine yo gusebya nk'abantu ibise by'umuntu aza akabyemera akabati ngewe ndiwe yemerera nk'urugero ba Moses hagiye bagaragaza amafoto yabo hanze ntigeze haguruka ngo avuge ngo ngewe basize amafoto yanjye hanze barambekera burya rero niho uhera uvuga ati ubwo amafoto ari hanze koko nibyo bya bintu koko bibaho bya bintu koko barabikora ukaba wavuga gutyo ariko nko kuri DJ Brian rwose sindamubona rwose sindamubona yasezeranye n'undi mugore cyangwa ngo mbone yagize gutye ntabwo najya kuba arizo ntahagazeho none si bano babyemera tuwari udutwiko wowe bona muri yemerera bishobora kuba ari reba nk'uyu uvuye hano naranabona na Dumba niba naziranye sha Dumba ntumuzi Dumba cyane hatashye bagiye kumutwikiraho ntari no mu gihugu nibura yibereye hanze umukire wibereye aho ngaho nako zari abantu bazajya baregerwa guharabika abantu buriya Dumba ngira ngo abantu bose hari umuntu urabona Dumba yambaye imyenda y'abagore apostinga amafoto menshi hari umuntu urabona Dumba yambaye imyenda y'abagore yambaye n'ibimasike by'abagore bari bimasike bari bya perike hari urabona ifoto ya Dumba natashi Nase nk'umuntu ubona agamije simbizi ngiye nahereye kare nkubwira ngo iyi showbiz nakasa mutwe urebye nabi wayisariramo ngiyewe ncunganwa n'ibihumbi 10 byo mba naje kwirebera ibindi by'amagambo ntago ari kureba nukuri manaza ngo n'ibihumbi 10 ariko ukunda amafaranga nkeneye gutanga mituweli nkeneye gaze sindi bubisubiremo naho ngiye kuza kumva sinkuru ntahagazeho bamba bari ntago uratanga mituweli none umbaze nk'indirimbo nakoze umbwira ati indirimbo rero ni nziza cyangwa nimbi cyangwa si indirimbo nawe ahangaha watubeshye niyo mba nshaka kubaza ngo runaka sha simbishoboye mituweli ukeneye mituweli ukeneye ikibina nicyo mba nkeneye nicyo mba nikenereye ariko abantu bose nikiza ko umuntu bakwiye kubaho nyine bazi ikintu bashaka turakuvuga ngo umuntu wenda aragenda mu kigare abantu benshi nabo batagenda mu kigare
birashoboka hari ukuntu umuntu avuga ati reka nikubitemo iyo pikini njye ku mazi n'ikiri foto yanjye hanze ndaba natwitse ariko basimba ishoboye hari uvuga ati reka nikubitemo iyo pantaro n'ikiri foto hanze ndaba natwitse ariko njye vava simba ishoboye ibyo bibazo nakubwiye nibyo byagendaga binzana nibyo Imana yabonaga ko nkeneye ntabwo yantumye kwambara ubusa cyangwa ngo intume kuvuga ngo ndi umutinganyi intume gusomana n'abagore bagenzi bawe ariko bijyana n'indangagaciro nyuma mu rugo baguhaye uko bakureze ntabwo ari indangagaciro mu rugo baguhaye kuko abo bose baba banavuka no kwa ba pasitoro ahubwo wowe ubwawe ni wowe ubyiro turuvamo ukavuga ati ngiye kwambara pikini cyangwa se ngiye ku mazi cyangwa se ngiye kubwiriza ngiye kuvuga ko narose ni wowe wiro turuvamo icyo ushoboye gukora rero naho icyo niro turuvamo ni ukuvuga ngo ndashaka iki ndashaka igishoro usibye ko usanga byanga akunda amafaranga uranayafite nayo usanga byanga ariko ngiye dukuri nkubwiza ukuri ko ntahagurutse iwacu sinzi niba abantu bibuka ubuhamya bwanjye neza nabonaga umuntu w'iwacu w'umuyobozi uzwi mu karere kacu Eduard Bamori numvaga ko muhanaguriye inkweto cyangwa namukoropera amakaro ashobora kumpa bya bihumbi 100 by'imashini cyangwa atangiza ibirite n'isabune hariya ntago nigeze niro turuva kwambara ubusa numvaga niro turuvye ko namufurira inkweto ze cyangwa afuri ipantaro ye akaba yanemba ariko si niro turuvye kuza kuba umutinganyi kuri YouTube no kwambara ubusatu urumva wamugani wumva ariko biterwa n'umuntu wamugani indangagaciro biterwa n'umuntu indangagaciro ziwe ariko njyewe n'ubusanzwe buriya ntinya Imana cyane buriya kirazira kugira ngo Imana igusange mu kinyoma sinjya nkunda kuvangira Uwiteka Imana afite abakozi bye rero iyo uje kuvuga ngo uri umukozi we bugacya ukajya kunywa inzoga bugacya ukajya gusambana bugacya buriya nta mupasiteri ukwiye kuba yakikubitamo ikanzu ngo akine video y'urukozasoni azi ko ajya imbere y'imbaga nyamwinshi y'abarokore n'Imana ikamwishimira ariko ugasanga umupasiteri ari kuvuga ibishego umupasiteri yambaye iki ikanzu y'abatinganyi rero mukwiye kumenya uko uzinduka ukajya mu biro uje gusaba akazi hakaba n'indahiro hari indahiro ba Eduard bajyaga bavuga ngo ni nkigambanira amaraso yanjye azameneke mbere yuko nkigambanira ubu ukwiye no kugira indahiro urahira imbere y'Uwiteka Imana mu buzima bwawe ukavuga ati Imana ninguhemukira nintandukira ahera hawe nkambe gutya sinzabe nkitwa umwana wawe nyine ubwo murahira indahiro mu kazi ko mwise nako bamukwiye kurahira indahiro imbere y'Imana z'ukuri aho uri umupasiteri ubaye umutinganyi umupasiteri urindahiro umupasiteri unywa inzoga ubwo se uri kumva iyo Mana utayivangiye itakuvuga ati rero Mana ntago kubwiriza mbishoboye nikundira agacupa inywera agacupa nta kimana izagutwara yo nibona wagomeje gushayisha izagukuramo ariko kuva mu kabareje ukajya kubwiriza ukava mu ugusurumva wabuzi yuva niyo ujya ngo nyamugirya nino ntangororana agira ngiye ni Imana cyane mu bintu byose bibaho ariko urumva wamugani ariko n'umubyeyi baraguhaye ubutumwa bwo ati ugiye Kigali uzitwararike nyine mama we nk'iyo umubyeyi abonye ugiye aravuga ati kuko yaguze iyi nka reka mubwire ajye yitwara neza kuko uyu munsi arishimye cyane natwe turishimye yaguzaga ka turabona agafumbire ariko ashobora no kuza twite nyaboneka ujye witwara neza nyaboneka kuza utwite inda y'umugabo tutazi ukazarera wa mwana ibihe byose utabona se utabana na se nibibi nyaboneka ujye witwara gutya nyine ugasanga bari kuguha izo mpanuro ubwo rero nawe iyo uri umuntu uvuga ngo urasenga ukwiye kumvira za mpanuro za wa mubyeyi kuko umubyeyi ahagarara Imana mu buzima bwawe bwose kugeza ubwo ugeze mu rwawe rugo nta bintu ujya ubona umuntu akora kuvuga ati uyu muntu afite ababyeyi ubu ngubu nahoze mbivuga umuntu yiro turuvamo ikintu akagenda akagikora na nyina ahari ku buryo na mama yaguhamagara akavuga ati ariko se ko nabonye ifoto yawe hanze wambaye ubusa usigaye warasaze ukaba wanamukupa si bibaho cyane ariko njyewe nakuriye mu cyaro mbese navuga yuko ibintu byo gucangamuka nyine by'umujyi ntabyo nzi kuko nakora arikora yonyine iyo maze kwambara akora nkajya hanze nuba afite isoni mwumva ko ndajya hanze ari uko nsizeho ikanzu cyangwa sharupe kubera ko nyine nabyirutse hahandi ntajya mbyambara ntabyo nzi ariko wundi wabyirutse yambara iyo kora akigendera cyangwa yambara akabikini akigendera we yumva nta kintu bimwe yumva ari ibintu bisanzwe ntabwo rero biba byoroshye urumva ntabwo biba byoroshye kabisa neza kabisa reka wenda tugane ku musozo dusoza niki se wabwira abantu baba badukurikiranye ikintu nabwira abantu badukurikirana nk'abafana banjye muri rusange ni ukuri abakoze subscribe Imana ibaha umugisha kandi nkaboneraho gushimira marene wanjye mu Bubiligi
aba yakoze buryo wico kubona umuntu agutunguje amadolari 100 nakotageze ugenda udukemura aho wumvaga ko byanze uhita wongera ukabona birakunze ndabashimiye cyane rero abantu bambereye ababyeyi kandi nshimira n'ijuru ryose pe abamarayika bandinda mbese Imana igi bampera umugisha kuko bamenyera buri kimwe cyose nkagenda mu nzira nkabona mfite amaboko n'amaguru kandi abandi twari bakoze impanuka abandi twahuye bakomeretse mbese nyine numva mbishimiye cyane nkavuga nti abamarayika babanye nanjye Imana ibampera umugisha kandi ikindi nshimire minisitiri w'urubyiruko yagize uruhare rwo gupostinga indirimbo nakoranye na Lucky Fire mbese Imana izamumugisha hari ukuntu wohereza umuyobozi indirimbo kuko atakuze nyine akayica amazi ntanayifungure ariko we nukuri Imana imuha umugisha mwinshi cyane kandi icyo nabwira abafana uko nshobojwe gukora amashusho arahenda y'indirimbo n'indirimbo zirahenda uko nshobojwe gukora ariko nzagenda nkora ariko ikibanze ni ugushimira perezida wacu tukamushimira ibikorwa byiza twagezeho ndetse tukaguma gutegereza n'ibitaratugeraho nabyo bikazatugeraho okay asante sana rero turasoje mwakoze cyane kudukurikirana kubana tukadusubira ubutaha